Welcome on TV7 Rwanda. Please click subscribe. Sibo bari bugure ese nibo bawukene abatanzania ntani niba nabyitaho batanzania bitaye kuri simu burya nta nureba cyane ngo ape irarebwa n'abakunzi bayo abatanza mutangaza nacyo nta yego ni byiza ko mwenda bari bugire ariko harimo utunenge mu kujya kuwerekanira hanze kuko nk'aburiya muri iriya super coupe ya bazakina na polisi hari abafana bakabaye bavuga bati twebwe natwe tugiye kwita tuwushaka tuwugure bitewe nuko bawubonye bakanya naho bari buwugurire hakabaye harabaye agakino muri iyi minsi kambere cyangwa se ibindi birori bakavuga bati reka tubereke cyane ku mbuga nkoranyambaga twawushyize muri mwenda wacu w'umwaka utaha nimugera muri iri duka runaka ubusara aho wawusanga heheze na ya application babeshya ngo ntuzajye ugurira biri hehe niba utereka tubagure urumva umeze uterero mutangazaji aha ibirori muri APR Football Club n'ibiri mu Rwanda nkuko na Azamu nabyo bitari Tanzania biri Kigali urumva vango na Azamu iramurika abakinyi babo Kigali ariko wenda APR siko biteguye muri Simba Day yabandi kuko Azamu yabiteguye muri Rayon Day yabandi urumva gusa iyi kipe ya APR Football Club ejo twaze twibaza ese ko tubona Mbahoma yagiye kuri 10 isanzwe ari apamu aragenda basiba amazina biragenda bite tukibaza abakinyi baje bashyashya barajya mu byuya bya Omborenga ubwo ni Dauda sibyo Kiritia nimero ye ubu ngubisigaye yambarwa na Lamti araba yambaye gutyo tukagenda tubyibaza ku bakinyi bagiye batandukanye ariko igisubizo cyabonetse APR Football Club uyu munsi iraza gusohokana mu mwambaro mushya wa APR Football Club uriho imbere handitseho Visit Rwanda niba ari umuterankunga mushya iyo ni tutarabimenya tugomba gutohoza hakaza ku mugongo wari wasanzwe wambaraga imbere witwa Azamu uza kuba ari munsi ya nimero yego urumva hariho Visit Rwanda imbere basinyanye amasezerano ibyo nibyo nashatse kubaza ariko nkabona ukeneye gutohoza kuwa mbere icyo kibazo mu kimbaze harya Azamu ikina buriya muri Champions League round ya mbere ikina harimo umuterankunga ubazamu zakina na APR Azamu ivuga iti nitwe tubatunze sha ejo batubatunze zose zambaye Azamu nayizavuga ati muradutunze ariko ntamwe ni mutugaburira cyane nitwe tubatunze sha muduha duke kandi ya miliyoni bakwiriye kuyirukana rwose batwambara se mugiye gura na Azamu amwe ni none se mutangaza muri iyo mikino mpuzamahanga Azamu niyo bazajya bambara konaka muri kare kujya kumusoza aho fayitote zajya babwira ati mnangariya ariko mugabanye ko twataka tutazagabanya amafaranga shato babwira tuzaba kabukira igivurumba mugabanye gutwataka publicité ya mugaba ati aravuze ngo arabatunze ni mumutunze ngoro ko nadusuzume mutangaza habamo rero kwantisipa ukavuga uti yego nituzi bikubiye mu masezerano ariko se rimwe siri kabiri rikokereje twatabaje tuti hari amakipe akennye yego visibility y'igihugu ni nziza ariko iryo faranga ryakagiye mu bakennye pe reka ijambo ry'Imana uko ritubwira ukiza zongererwa ukennye azakora ariko se mbishime iryo jambo ry'Imana birimo byose nkuko harimo n'ibyaha nyine bavuga n'ibitaragenze neza ariko na bibiri bamo ibisambo uko ngo bizagenda ngo n'ukennye azakwa n'utwo mfise nako zatwa sinzi uko biti yego visibility ni nziza ku ikipe igiye gukina amashusho mpuzamahanga sinamenye ibikubiyemo tuzagenda tubisesengura ariko niba tuvuga tuti Kiyovu irakennye ariko harimo akantu niba yimeze nabi na polisi izagenda yambaye reka detaye turimo turantisipa duteramo ijisho turebe nizo muri basket umupira ngira ngo ntibirabo niyo ya mbere yabibikoze koko aho Kigali yigeze kuvuga ngo nayo ngo Visit Rwanda bari kunegosia sinzi ane makipe yigeze kuvuga ko ngo ni Rayon ntabwo yigeze kuvuga ko Rayon ihari yonyine handi na Rayon ngo bayibwiye ko umupira ngo utarajya ku murongo ku rwego babo bashoramo amafaranga none bakaba se bayashora gusa nyine twebwe ari ibintu bitarasobanuka muri African League sibyo urabizi ko APR bivugwa ko n'impamvu bashobora kuba barayishoyemo amafaranga bivuga ko ishobora kuzamutumirwa urumva
bikaba ariyo mpamvu yatangiye n'ubundi kwambara iyo myenda ku isi bisanzwe. Iyo ugiye muri African League wambaraho Visit Rwanda, ubizi ko Mazembe yanze kubyambara ariko yambara wamaze kugera nyine umaze kugera, ariko usanga yo ushobora kuba yabiteguje kare akaba yishyushye. urumva. Oya mutangaza reka njye nkubwire ni byiza kuko dukeneye ko igihugu cyacu kigaragara. amatariki ya Super League siko bimeze mutangaza ntabwo aramenyekana n'irushanwa ntibarabishyiraho neza. Mutangaza ni byiza, dukeneye ko igihugu cyacu visibility gikomeza kuzamuka, ndanabishyigikiye bashyire kuri aperi. niyo barabyambariye n'ubuntu, ariko nyabuneka ako kenda uragafite mu ariko ndagashyiraho. aya nagashakishije na none ngo baragashyira hanze rwose. Gahige shyiraho za ngenza zawe za ntasi zawe. Mutangazaji oya n'izindi zirakeneye. Visit Rwanda nibivuga ngo twinjiye no mu mupira w'amaguru, n'izindi vuga itaka kunyu Kiyovu urakennye, Reyo urirya ukimara, AS Kigali izi kipe bazishyiriremo, Polisi ninde uzivugira se? oya ndi gukoresha ijwi ryanjye ngenda umunyamakuru nyine ngomba kuvuga. Polisi nta visibility, urumva nta kibazo ibereyeyo ibe Kiyovu wenda uvuga uti fasha amakipe nkane y'abafana burya Katari iyo tuvuga ngo iyi projet yaba igihugu cyashyizemo izi bafata ikipe 6 projet y'amakipe atandatu Arabia Saudite bayahereza imbaraga, baravuga bati tutanarebye n'ibindi mwataratinga abakinnyi bakomeye. nayo ni ikintu kimwe bayakubakubiyemo kiyafasha kiyaha ayo mafaranga. Yego iyo Visit Rwanda nayo ni kuba ikintu ivuga iti ni byiza kuri aperi simbirwanyije rwose tubyumvikane neza, ni byiza cyane, ariko bavuge bati n'izindi Rayon Sport nawe bonaho Kiyovu nawe nibashaka bafata amakipe nkane ane nicyo cyazamura. ntago kubiha aperi gusa aribyo bizazamura aperi bihaye ibyo bifaranga umupira w'u Rwanda, ariko bitazongererwa. Umva oya ushaka kuyiha ayo mafaranga ntizagere no muri ayo matsinda ntacyo ubundi muri iyi mikino igiye gukina ntabwo visibility yari yabahatari. Visibility za mu matsinda iyo hari za manutse za Kanari za BIN aya mateleviziyo akomeye ibi bisanzwe ubona ko na CAF ntabwo ibikomeza mwanakina ku bibuga ibyo ari byo byose, ariko ukavuga utapera itazagira imbaraga ari yonyine. kuko nyine urugero twatanze ni urwa Arabia Saudite mu rwego rwo kugira ngo ikurure ibihugu bimenye ko icyo gihugu kibaho. Baravuze bati ariko natwe wabinyuza mu mupira, yego tukabinyuza mu mupira kandi tudafashije ikipe imwe, kuko abanyamahanga ntabwo bose bazaza mu ikipe imwe baje kureba Arabia Saudite. Amahanga ntabwo azadushidukira ashiduwe n'ikipe imwe, reka dufate amakipe ane tuyaramfuruse agenda ashaka abakinnyi b'imihanda yose baturutse mu mihanda yose bakomeye, hanyuma bose bahurire hano ku buryo ubwo Bufaransa buzavuga butari ko Karim Benzema wacu yagiye hehe, bati ari muri Arabia Saudite. Brazil kavuga itari ko Neymar wacu harya yagiye kuhigira hehe, bati ni muri Arabia Saudite. Abanyaportugal bakavuga bati